twongeye kubasuhuza inshuti zacu mudukunda kandi muhora mwita ku biganiro byacu kuri Cobra Media TV. Uyu ni wa mwanya mukunda w'ijambo ry'Imana mukunda kugezwaho nanjye Ndakize Martin. Mbere yuko nigisha ijambo ry'Imana uyu munsi ndashaka kubanza gushimira bene data bakomeje kubifatikanya natwe kwamamaza ubwami bw'Imana. Ibyo byose tuzabihemberwa, ibyo dukora twese tubikora nk'abakozi ubumwami umwe, muzabihemberwa nimutagwa isari. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana tudatinze, ariko mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana reka tubanze twakire umwuka wera cyangwa se Imana Data kugira ngo ituyobore twebwe nk'abakozi bayo. Ibyo tugiye gukora byose bize gukorwa uko Imana ishaka kandi ari ituyobora muri byose. Reka tubanze twegereze Imana. Mwami Yesu Kristo, tugushimiye ko ukunda twese, utwifuriza ibyiza iteka, cyane ukunda kwifuza kudutungisha ijambo ryawe kuko niryo funguro ry'umwuka. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ko utuboneye akanya uyu munsi kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Mwami Yesu Kristo, n'abaza kudukurikira bose n'abazadukurikira, ndakwiza kugira ngo ijambo ryawe tujye kuganira ntiturivuge nkaho ari iryacu cyangwa se ku bwacu, ahubwo umwuka wawe wera aze akoreshe akanwa kacu, akoreshe ibitekerezo byacu, ibyo tuza kuvuga byose bize kuvugwa Mwami kubw'icyubahiro cyawe, igikorwa cyose kibe kubw'icyubahiro cyawe. Mwami Yesu Kristo, turakwiyegereje kuva dutangiye kugeza dushoje. Ndakwiza kugira ngo Mwami Yesu Kristo ubane na bene data baza kumvira ijambo, Mwami babashe gukorwaho umutima wabo. Mwami Yesu Kristo, ubashe kumva ko ari cyo Imana ibibutsa. Mwami komeza kubana natwe Mwami Yesu Kristo, ducishwe bugufi uzamurwe Mwami hejuru ya byose. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Haleluya. Uyu ni umunsi twongera kuganira ijambo ry'Imana. Ndakomeje kandi kubashimira mwese mukomeje kuvuga ubutumwa bwera, ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Imana ikomeze kuba imigisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ngewe mbifata nk'inenge y'abakristo bamwe muri iki gihe, si bose. Ibyo ari byose ushobora kuba ufite inenge, nge ntayifite cyangwa nyifite wowe utayifite, ariko ibyo tuganira kenshi ni kugira ngo tujye tugenda twigishanya. Unyigishe iki kibashe kuvaho, nawe nkwigishe icyo wenda ufite kidakwiriye kibashe kuvaho. Icyo ni inenge, ni ikintu twita gushima. Tujya dukorerwa ibitangaza byinshi n'Imana, tugasaba, tugatakamba. Mu isengesho rya buri bantu bose rikunze kuganzamo gusaba cyane. Dukunze kuganzamo gusaba, Mana duhiki, Mana duhiki, turakwinginze, tukarira amarira akaba menshi. Ariko Imana yamara gukora ibyo dushaka tukibagirwa gushima. Umunyarwanda niwe wavuze ijambo rimwe, aravuga, sinzi niba ari umugani, ariko yavuze ngo udashima ngo ni umurozi. Ibyo rero ntabwo byari bigakwiriye. Uwabivuze gutyo yashatse kuvuga ko bidakwiriye ko nimba umuntu akugire neza ukwiye kumushima, ntibikwiriye ko udashima uwakugire neza. Imana yo iteka ihora itugira neza, ariko inenge navuze dufite abakristo benshi muri twebwe nubwo twibagirwa gushima cyane, tukagira amasengesho yo gusaba ariko tukibagirwa gushima. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana, tuze kureba bamwe mu bateye nka benshi muri iki gihe, igihe cyo gusenga basaba cyane, ariko Imana yamara kubakorera ibyo bifuzaga bakibagirwa ububabare cyangwa se agahinda cyangwa se umubabaro yari afite mbere y'uko Imana imusubiza, akibagirwa gushima Imana. Reka dusome tudatinze. Wowe ufite Bibiliya dushobora gufatikanya tugasoma ijambo ry'Imana. Tuza gusanga muri Luka ibice 17, turava ku murongo wa 11 dusoreze ku murongo wa 19. Ndaza gusoma nihuta, ni inkuru nshaka ko tuza kugenderaho twumve ubwoko bubiri bw'abantu basaba, ariko uburyo bashima bigiye bitandukanye. Hari abashima, hari n'abadashima, atari uko Imana itagize icyo bakorera, ahubwo ntibaba baha agaciro iby'Imana yakoze. Tudatinze reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Luka ibice 17 umurongo wa 11 gusoza ku murongo wa 19. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure, barataka cyane bati, Mutware Yesu tubabarire. Haleluya. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Haleluya. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Yesu aramubaza ati,
ntimwakize muri 10. Haleluya. Ntimwakize muri 10. Ba bandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Haleluya. Iyi ni inkuru nshaka ko tuza gutekereza bene data. Akenshi dukunda gusoma ijambo ry'Imana, twasoma Abisiraheli twabona amafuti bakoze Imana ikabahana, bavuga ngo Abisiraheli ko ni gute batumvaga, ni gute Imana yababwira ntibumve. Ariko ugiye kureba wasanga ari bwo buzima turimo natwe muri iki gihe. Aba bagabo rero 10 bari ababembe. Ubundi tuvuze gatoya uko ababembe byari bimeze, bahabwaga akato, ntabwo bari bemerewe kuba mu bandi bantu, bakagombye kuba ukwabo bakajya kure iyo abandi bantu bazima batarwaye. Ariko iki ni ikibazo bari bafite ari 10. Nkuko natwe bene data tujya tugira ibindi bibazo, ushobora kutagira ibibembe, ushobora kuba ufite ibindi bibazo, nawe wifuza gutabarwa. Yesu Kristo arahari kandi turamutakira akatwumva. Niko naba ngaba babikoze, bari bafite ibibembe, batemerewe kubana n'abandi bagenzi babo. Tekereza kuba ufite umuryango, abana, umugore n'abavandimwe, ukabata kubera ibibembe, bagushyize mu kato. Ariko icyo ni ikibazo cyangwa se ni ikintu cyari kiremereye uriya muntu w'umubembe. Ariko bose uko bari 10 bari mu kato kwabo, noneho babonye Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana yavuze ngo bamubonye bari kure kuko batari bemere kwegera abantu bakiri bazima. Haleluya. Noneho ngo bose baramutakira cyane, bavuga ngo mutware, ngo tubabarire. Haleluya. Mutware, tubabarire. Ni nk'isengesho nabo bagize, ni ugusaba nkuko nawe ujye usaba mu isengesho uvuga ngo mwami mfashe iki ngiki, tubabarire udukize, udutabare, kugira ngo natwe ibibembe tubikire, tujye kubana n'abandi bantu, tureke kuguma mu kato. Haleluya. Yesu Kristo yumvishije gusaba kwabo, arangije arababwira ngo nimugende mwiyereke abatambyi, kuko uwakiraga wese ryari itegeko ko ajya kwiyereka umutambyi akaba ari we usa nkaho amuhaga gushya ko gusubira noneho mu bandi batarwaye ibibembe, mu buryo bwo kwirinda kuba yabanduza. Amen. Yesu Kristo arabasubiza. Akimara kubasubiza, icyo twashatse gutindaho ni iki ngiki. Bagiye ngo bakigenda, umwe muri ba bandi 10 amenya ko akize, n'abandi bari kumwe bari bakize. Haleluya. Ariko uko bakiri ibintu si kimwe. Haleluya. Uriya yamenye ko akize, yari umusamariya, amenye ko akize, yumva ntiyabyihererana, yumva ibyo Yesu amukoreye si ibintu byo kwihererana, si ibintu byo guhita hururuza ngo agende abwira abantu ngo yakize, ahubwo yabanje kujya gushima umukoreye ibyo, ubashije kumushoboza kongera gusubira mu bandi bantu, kongera gusanga umuryango we, abavandimwe be. Araza aramupfukamira. Haleluya. Bene data tukunda kugira amasengesho menshi cyane, tukagira amasengesho, mwami turakwinginze dusubiza iki n'iki bitewe n'ikibazo twagize. Amarira akaza tukaboroga cyane bitewe n'ingano cyangwa se n'agahinda dutewe n'ibibazo dufite. Haleluya. Ariko ikibabaje nkuko bari abantu 9 bandi batari uyu musamariya, bari abandi 9 bose nta numwe wigeze ugaruka gushima. Nicyo cyatangaje Yesu. Haleluya. Arangije abase ukuje wenyine, ese nimwakize muri 10, abandi bari hehe? Atangazwa n'ibyo ngibyo. Ariko uyu nguyu we yibutse neza yagiriwe, yibutse iby'Imana imukoreye, arangije ariruka, yaraje ngo yikubita imbere. Uko yatakaga yifuza gutabarwa, niko yongeye kwikubita imbere, arira cyangwa se arizwa n'umunezero, cyangwa se akorwaho cyane n'ibintu Yesu amukoreye. Aza ngo amwikubita imbere, aramushimira kubyo yarakorewe. Haleluya. Yesu Kristo atangazwa nuko abandi bose batatekereje neza bagiriwe, ntibibuka iminsi bamaze batari kumwe n'abandi. Ariko igihe Yesu Kristo abakijije bakirengagiza cyangwa se ntibaha agaciro cyane ibyo Yesu Kristo abakoreye. Haleluya. Ariko bene data, tuje kwiga ibi ngibi kuko ni inenge benshi muri twebwe abafite, kuvuga ngo Imana igukore ikintu. Mwene data wibuke, hari umunsi wari urwaye urembye, ubona bigeze kure, ukumva kubaho bishobora kuba bitari hafi cyane, ariko wibuke iby'Imana yagukoreye. Wibuke cya gihe wari ufite ikibazo kikugoye, umwana arwaye, cyangwa se wabuze akazi, ubushomeri bukwishe. Bene data, turi mu bizamini bya leta, ugasenga ngo Imana nimfasha ngo
nzakora iki ngiki. Ikintu naje gusanga cyo iteka amasengesho yo gusaba ntabwo akenshi ajya kure no kuhiga imihigo. Akenshi tujya duhiga imihigo, Mana numfasha umwana wanjye akabona diplome nzaguhereza iki n'iki, ariko yabona diplome ukahita ubibona kuko n'abandi bose batsinze ko bati ibyo ari byose yakagombye ngo gutsinda, ukahita wumva si ikintu kiremereye. Umuhigo wahigiye Imana n'uwuhigure. Haleluya. Ntabwo tuza kuhasoma mu mubwiriza ibice 5 ku murongo wa 3 n'uwa 4, ijambo ry'Imana avuga ngo nuvuga ko nuhigira umuhigo Uwiteka Imana yawe ngo ntugatinde ngo kuwuhigura, ngo kuko Imana itajya inezezwa n'abapfapfa, cyangwa se Imana ntinezezwa na wa wundi wahize ariko ibyo yahize ntabisohoze. Haleluya. Abapfapfa bandi badatekereza ngo baha agaciro ibyo bakorewe, bagamenya guhiga imihigo gusa ariko kuyihigura bikaba ikibazo. Ku murongo wa 4 bakavuga ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure ngo birutwa no kutawuhiga. Rero bene data, ibyiza aho kugira ngo tujye dusenga duhiga imihigo myinshi ngo Mana uzadufasha nutugira burya tuzakora iki, nitubikore ahubwo twabireka. Haleluya. Imana itubabarire iyo ninenge ikunze kubuza mu isengesho ryacu cyane ndetse no mu buzima bwacu bwa Gikristo. Tukareba bene data ukaza witotombera uko ubayeho, ngo ati ubayeho nawe ubuzima bwawe ukabona ni bubi, ariko mugenzi wawe uri munsi yawe arimo arifuza ubuzima urimo wowe, n'undi umuri munsi nawe akifuza ubuzima arimo. Niyo mpamvu buri wese akwiye gushima Imana kubyo afite. Uko umeze mwene data ukwiye gushima Imana. Nta muntu n'umwe ukwiye kubura ikintu ashima Imana. Uyu munsi nabonye akavideo k'umuntu yari afite ubumuga bwo kugenda, ariko yafashe umunsi mu rusengero. Ku kavideo nabonye agenda koropa urusengero, akubura urusengero amugaye amaguru adashoboye kugenda. Noneho tekereza we mwene data, uriya akoresheje ibyo afite arashima Imana kuba afite nayo maboko atuma akora, n'undi afite ibyo agize. Buri wese afite ikintu akwiye gushima Imana. Rero bene data mureke twikuraho inenge yo kudashima. Ikintu kimwe dukwiriye gukora iteka, dukwiye kwibuka iby'Imana yadukoreye twanze tugashima, ntitukazajya dusaba Imana ngo niturangiza igihe Imana igukoreye ibikomeye ngo wibagirwe Imana. Tujye twibuka, hari akantu abana bato yakunze gukora, ukamuhereza ikintu yaragikeneye cyane ariko ukakimuheza ku bushake bwawe, yarangiza wamusaba gatoya agasa no kwimya. Imana ntabwo ikeneye cyane ko tukora ibintu birenze. Imana ntishaka ubufasha bwacu oya, ariko iyo ushimiye umuntu yumva ko waha agaciro ibyo agukoreye, bikamutera umutima wo kuzongera kugira icyo yagukorera. Reka tuze turebe kandi umuntu wigeze gukora ikintu gikomeye cyane ubuzima bwe twagakwiye natwe kuba aribwo tubamo. Haleluya. Nabanje kubabwira bene data twirinde amasengesho cyangwa se ubuzima bwo kubaho dusaba gusa Imana ngo twibagirwe gushima Imana kubyidukorera. Kuba wabonye ibyo uryo no munsi hari utabibonye, nushaka utamuzi ariko ntabwo yabibonye, wenda arahari, ariko wowe wariye. Ese wariye wibutse gushima Imana ko wowe bibonye, ko hari abatabibonye? Tujye twibuka gushima Imana ku kintu icyo ari cyo cyose Imana igenda dukorera. Wibuke imihigo wahigiye Imana, ukahigira Imana wari uri muri koma, ahari umwana wawe cyangwa se umuvandimwe ari muri koma cyangwa se ari mu kibazo runaka gitandukanye, wenda n'uburwayi, uravuga ngo Mana nibigenda gutya nzagushima, ariko ntiwagize icyo ukora. Uyu munsi naje kukubwira ngo mwene data wongere wibuke iby'Imana yagukoreye, uko ujya ufata amasengesho ukiriza n'ubusa ugamije kwinginga Imana ngo igutabare cyangwa se igufashe igukemura ikibazo runaka. Ujye wibuka ufate n'iminsi yo kwitekereza ubuzima bwawe kuva mu bwana bwawe kugeza aho uri ubu ngubu, wibuke iby'Imana yagukoreye, ushima Imana. Ijambo ry'Imana nashatse kubabwira uno musaza ngo ugaruke ushime, garuka ushime nk'uko uriya mwene data yagarutse agashima Imana. Uriya wari umubembe yibutse ineza Imana imukoreye, aravuga ngo sinareka gushima Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana kandi tuza kubona mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere ku murongo wa 10 kugera kwa 11. Turaza gutaruka dusome umurongo wa 20, nituraza dutaruke kandi dusome umurongo wa 27. Haleluya. Hano turaza kureba umuntu wari ufite ikibazo, arangije mu gusenga kwiwe arasaba
arasaba, amaze gusaba Imana imukorera ibyo yasabye. Arangije gukorerwa ibyo yasabye yibuka gushima Imana kandi ahigura n'umuhigo nk'uko yawuhize. Ntabwo yigeze agabanya umuhigo yahize. Ushobora kuvuga ngo Mana numfasha nkabona diplome, numfasha ngakira uburwayi, ahari nzagutura ituro ringana gutya na gutya. Ariko wakira, wamara kuba muzima ukumva ituro wavuze riraremereye kuruta ibyo wagakwiye gutanga. Ariko icyo wahigiye Imana ukwiye kuba ari cyo uhigurira Imana, kuko iyo uvuze ngo Mana nzakora iki, waza ntubikore, Imana ntabwo binezeza. Haleluya. Rero ukwiye kuzaho agaciro umuhigo uhigiye Imana. Reka dusome tudatinze, ni umumama bita Ana. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko Ana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukama umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Amen. Dusome ku mirongo 20. Igihe gisohoye, Ana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati, kuko namusabye Uwiteka. Amen. Dusoreze ku mirongo 27. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye, nicyo gitumye umutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Haleluya. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Amen. Haleluya. Nkuko nari namaze kubivuga, uyu mugore yahuje biriya bintu bitatu. Yagize ikibazo yagize ni iki ngiki. Yari afite umugabo witwaga Elukana yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Penina, undi akitwa Ana. Penina yarabijyaye, ariko Imana ngo iziba inda uriya Ana. Ariko Elukana ngo agakunda cyane Ana. Ntabwo Elukana yigeze asa nk'utakunze Ana cyangwa nk'utishimiye Ana kubera ko atabyaye, ahubwo ijambo ry'Imana ridusobanurira ko yagendaga amuhereza imigabane ibiri. Ntabwo yamufataga nk'umuntu uri wenyine cyangwa se uri umwe. Ariko agahinda Ana yagiraga iteka nuko Penina mukeba we yahoraga iteka amucunaguza se cyangwa se amukina ku mubyimba. Ana akagira agahinda akava, Mana wazanyibutse nanjye, umunsi uzanyibuka nanjye ukama umwana, icyo gihe nzagushima. Haleluya. Niho hariya twasomye ijambo ry'Imana yavuze ngo Mana ngo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka. Haleluya. Niko natwe tujya dusenga, Mana reba agahinda ndimo, reba abanzi banjye uko bampagurukiye, reba ibinyugarije uko bingana, nurangiza unyibuke untabare. Haleluya. Ni ibyo ngibyo twese dukunda gusenga, niyo masengesho yacu. Ntabwo navuze ko gusaba ari bibi, uko Yesu Kristo navuze ngo musabe muzahabwa, icyo si ikibazo. Ariko hano yese byabyo twavuze ngo ni gakeya cyane amasengesho yacu tujya dusenga iyo dufite umubabaro cyangwa se iyo dufite ikintu kituremereye cyane. Tusaba nudufashe iki tuzakora iki. Kera ndibuka hari abantu bakunda kuvuga nudufasha ukadukemura iki kibazo ngo tuzajya imbere y'imbaga nyamwinshi ngo dushime Imana. Ariko Imana yamara kubibakorera akagira isoni zo guhagarara imbere y'abantu. Ariko cyagiye yarababaye, cyagiye yarafite ikintu kimuremereye, yumvaga ari ibintu bizoroha kubera Imana izamukoreye igikomeye. Haleluya. Uyu nawe yahize umuhigo ava ngo numfasha ukibuka ukareba amarira yanjye, ukareba ukuntu ndi kugusenga umubabaro wuzuye mu mutima wanjye, nzagutura uno mwana. Yavuze umuhigo ukomeye cyane, kuvuga ngo umuntu utari warabyaye avuga ngo nimbyara umwana nzamuguhereza abo wawe byiteka, abo wawe agukorera abo wawe byiteka. Ni nkaho yarasa n'ugiye gukomeza gusigara wenyine, Imana ikazibuka. Ariko ndashima Imana ko Imana yamusubije. Mu bana ba Penina bose sinakubwira izina, nta numwe nzi izina ryiwe, ariko umwana wa Ana niwe Samweli. Yavutse ari Samweli yabaye umuhanuzi ukomeye, ni nawe wagendaga yimika abami ba Isirayeli bamwe na bamwe. Ibi byose byaturutse ko yarasabye, Imana iramwumva, ahiga umuhigo ukomeye cyane uremereye. Imana imwumvishije ahigura umuhigo kwa kundi yawuhize. Haleluya. Rero bene data, uyu muntu yanejeje umutima wanjye, kandi nibwo buzima umukristo akwiye kubamo. Haleluya. Yageze igihe arababara, agahinda kuzura mu mutima, kuko bajyaga gutamba ibitambo n'umugabo we ndetse na mukeba we, ariko
yakwibuka ko nta mwana akagira agahinda. Umunsi umwe agiye gusenga, Eli ngo aramubona arimo arakubitanya iminwa gutya, arimo arasenga mu mutima ariko umunwa udasohora ijwi. Eli amutekereza ko ashobora kuba yasinze, ariko anaramubwira ati nagahinda kari mu mutima wanjye ndi gusuka imbere y'Imana. Imana irabizi ibyo nifuza. Haleluya. Uyu Ana yakoze ikintu gikomeye cyo kwibuka iby'Imana yakoze, arangije ashima Imana, ahigura umuhigo uko yari yarawuhigiye Imana. Rero nibwo buzima natwe dukwiye kubamo bene data, dukwiye kwibuka iby'Imana yadukoreye. Ku murongo wa 27 twavuga ngo uyu mwana niwe nasabye. Yasabye umwana w'umuhungu, Imana imuheza umwana w'umuhungu, arangije amuturira Imana babyiteka. Haleluya. Rero bene data, natwe ubuzima bwacu bwagakwiye kuba ubuzima bwo kwibuka iby'Imana yadukoreye. Tujye twibuka iby'Imana yadukoreye, niturangiza dushime kuba ubyutse uri muzima uhumeka. Bene data, hari abarwayi benshi bari mu bitaro, kugira ngo ahumeke akenera oxygene yandi yo kugura, kandi irahenze bikomeye. Ariko se ni kangahe ujye ufata umwanya kuvuga ngo ndagushima kuri uno mwuka mfite mpumeka? Ni kangahe ujye uvuga ngo ndagushima ko saa sita na nimugoroba ndiye? Ni kangahe? Rero bene data, dukwiye kugira umuco wo gushima Imana, kugira ngo Imana ibone ko tuba twabaye reconnaissance, cyangwa se tuba twahaye agaciro iby'Imana yadukoreye. Niturangiza dushime Imana. Ubwo buzima nibwo twifuza kubaho abakristo ba none, nibwo buzima dukwiye kubaho. Mureke twe kugira igihe gihagije cyo gusaba, cyo gutakambira Imana, ngo niturangiza tubure igihe cyo gushima Imana. Imana yo mu ijuru ikomeze kuduhana umugisha. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze ugire uyu muco wo gushima Imana. Ugira umuco wo gushima Imana, Imana iguhereze imigisha. Urakoze. Yesu abahe imigisha. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu Kristo, tugushimiye ko udukunda, utwitaho, utumenyera ibidukwiriye. Ngushimiye ko utwibukije inenge tugira benshi muri twebwe Mwami, yo kugira agahe gato ko gushima Imana. Ndakwinginze kugira ngo wongere ushire muri twebwe umutima wo gushima Imana, umutima wo kwibuka iby'Imana yadukoreye, ndetse n'imihigo yose tuguhigira, niturangiza dushobore kuba twahigura uko twayihize. Mwami Yesu Kristo, ndabizi ko ibyo bizagushimisha kandi bizakubera nk'umubavu uguhumurira neza. Mwami, urakoze kutwumvisha data. Ndasanga imitima ya bene data bumva ijambo ryawe, babashe kongera kugira icyo bahindukaho Mwami Yesu Kristo, bitewe n'ijambo ryawe, kuko rifite imbaraga zo gukora Mwami icyo waritumye. Mwami, urakoze kutwumvishije Mwami ibyo dukoze byose. Reka twewe ducishwe bugufi, wowe ukomeze gushirwa hejuru Mwami Imana muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahe imigisha, amen.